Ladies and gentlemen, put your hands together for Isakari. Murakoze, nanjye nitwa Nige Isakari. Iwacu ni Musambira. Ariko uriya mujene ntago aremera ko nimutse nsigaye mba mu Gasyata. Nakuranye na mama, ibibazo byanjye byose ari byo mbiganiriza, ariko hari ikibazo nabuze ahantu muhera nyimuganiriza. Buri Imana yaremye ibitsina byombi, irema abagore irema n'abagabo, ariko mba mbona hari ibintu duhuriyeho. Hari ibintu tuvuga ko biba ku bakobwa no ku bagabo biba uko biburaho binyura to. Nganjye buri gihe ku itariki 29 buri gihe ku itariki 29 mu nda harandya, mwumva mfite agasereri n'agaseseme, nkagira n'agashiyamo gakeya, niba ari ikibada niba ari ibiki sinzi ibintu biba bigiye kuza. Mama naramubajije nawe afite ukuntu ari umunyarwenya, ahita ambwira ngo ni nyababyeyi bayicuritse. Ndamubaza ese umuntu w'umugabo agira nyababyeyi? Ahita ambwira ngo none se ngo ufite ababyeyi bangahe? Ndabwira ni babiri, inde nande? Ni wowe na papa. Ahita ambwira ati none se siko si umubyeyi, buriya nasiko afite nyababyeyi. Gusa nago nyimwizera nawe mama Jamana ari kumbuza nk'ingeso, nkabona ayifite experience iri too much nkaho ibyo bintu nawe yabiciyemo. Ejo bundi yari arimo arambuza kunyura umogi, arambwira ngo buriya ngo kunyura umogi ngo nago bitukuza amaso gusa, ngo gutukura amaso ngo nayo papa waratukuye, ngo wenda ngo nago ari urumogi we ngo nuguhigira famille cyane, ngo ahubwo ngo urabona kuno kuntu ngo buri kurukaraga ngo kuramwe imbuto, nkabona uburyo azikuramo, nkabona nago mbishira amakenga. Ngo mwene hano haba umukara, akizamura gutya mbona ni umukara. Ahita ambwira ngo ngo nisuka ngo ushobora gutuma haba umukara, none umubyeyi yatsinzwe arirakaza, ariko we biroroshye. Papa we yari arimo arambuza bya bintu byo kwisayidira abantu bibana, barabizi cyane. Yari arimo arabimbuza, arambwira ngo ibintu ngo byo kwisayidira ngo ikibazo cyabyo cya mbere ngo uribagirwa ngo byahata. Arakomeza arambwira ngo nibyo nakubwiyaga ngo ikindi ngo nago focused ku kintu ngo wacemwe ikindi ngo utumutwe akibimbya abahanyuzeho umukobwa itagaruka, ambwira ngo nibyo nakubwiyaga ngo imodoka zijya Muhanga mu gitondo ziba zabuze. Navuye mu rugo ndavuga ngo nje guhiga ubuzima muri Kigali, gusa mba mbona ubuzima turi guhigana nibwo burimo buramiga, ahubwo turimo turahigana n'ubuzima ni hasi hejuru. Nyabugogo noneho yatubanye isereri. Nyabugogo ejo bundi naguze inyama, ndavuga ni ndya kaboga nk'abandi bajene b'i Kigali, ngiye kurya inyama ndakinga, mfite ingufuri, barabizi kwa Randi Road, mfite ingufuri, iyo babonye nayikingishije mba natetse akaboga. Naragatetse mvuga ni mahumuze, ngatetse kanuka nk'intoryi sha. None ikintu cyambabaje, nta mujene ujya umara inyama mu nkono, buriya bababu barabizi, nta mujene ujya umara inyama mu nkono. Nge naravuze ni reka mbirye nsigaze, sha bwakeye binuka nk'ibishyimbo byagaze, ako kuba ari intoryi ko narakihanganiye. Anyway, Kigali ni ahantu heza, mwaradusize bya hatari. Kigali ngo mubangamiwe ngo n'abatipe barata iPhone, gusa nanjye hari umuntu utunga iPhone akambangamira. Kubona umutipe ufite injwira afite iPhone ntago biba bihura kabisa, ni ibintu biba bidahura. Twebwe mu cyaro tubangamiwe n'ikintu cy'abantu barata amakariso, gasanga umuntu w'umutipe arata boxa ngo yaguze kavini y'ibihumbi 4 akirirwa yatitije umujyi. Gusa ni Kigali nabonye byaraje, nabonye tonalita asigaye ajya muri interview akaba proud yuko yambaye boxa, ariko biriya bibaru ni ukubera umuntu aba yambaye vuba. Gusa twebwe ni ibintu nyine byafashe indi ntera, ku buryo umujene ajya kukuyobora akabura ukuntu amentioning ikariso ye, akakubwira ngo we ngo ugiye guca hano, ngo nugera hariya ifo ku Giporoso ngo urabona inzu isa gutya. Hari igihe nanjye ubu naba nabuze uko nkabereka. Murakoze cyane. I appreciate, nujuje umwaka ndi muri Gen Z. Mu by'ukuri hari aho navuye, hari naho nageze. Ndashimira buri muntu wese wagize uruhare mu ntambwe yanjye. Murakoze.
Kinga hongera inyana ubwa